Uyu munsi rero nongeye kubasuhuza cyane, njye ubasuhuza ni Tuyishime Claude. Tumaze kumenyerana tubana mu ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi nje kubabwira ubuhamya bw'ibyambayeho kugira ngo mumenye ngo namwe ese umuntu muganira nibura imwe muri experience afite cyangwa se imwe muri experience zamubayeho ni iyihe. Niba witeguye rero ndeka tubwire Uwiteka ngo Uwiteka nazabane natwe muri aka kanya, abane na buri wese ugiye kumva ubu buhamya, ugiye kumvira ijambo, ubundi twebwe twese dukomereze mu buntu bwe. Amen. Umunsi umwe rero reka mbabwire ikintu cyambayeho. Uwiteka yigeze kumbwira biciye mu muhanuzi, arambwira ngo nimfate amasengesho. Ayo yari amasengesho nagombaga gusenga, ngasenga ariko nkaza gushaka uburyo ki njya mu butayu nkaba ariho nsengera ayo masengesho. Ubwo umunsi wa mbere naragenda senga, ngera mu butayu nagomba gusenga, nari mpisemo ngo njye kuhasengera. Icyo gihe ngiterura isengesho ndasenga, nsenga mbwira Imana, ni Imana bya bindi nyine ubona uri gusengera mu minsi nyine, urabona ugiye gusenga utangira uvuga ibintu byinshi bitandukanye ibyo ushaka kubwira Imana. Ariko njya ako kanya muri njyewe numvaga mfite igitekerezo cyo kuvuga ngo uyu munsi Imana nkeneye kumva ijwi ryawe. Rero ako kanya nise nterura isengesho rivuga ngo Mana nanjye aka kanya nshaka kumva ijwi ryawe. Ujya uvugana n'abandi ukavugana n'abandi, nanjye ndashaka kumva ijwi ryawe ndi muri ubu butayu. Uzi ikintu Imana yansubije? Reka nkubwire ibyambayeho. Nshaka kumva ijwi ry'Imana, nanjye narihandishije ngo ndumva ijwi ry'Imana. Ako kanya nkimara gusenga iyo sengesho ngo nshaka kumva ijwi ry'Imana, ntabwo ako kanya ndi gusenga naryumvishe, kuko Imana ari umukozi w'umuhanga, ifite uko ijya ibigenza. Hari ibyo yambwiye ariko ibimbwira inyuze mu ijambo ryayo. Ako kanya nkimara gusenga muri njye hahise hazamo kurambura Bibiliya. Nkiyirambura ahantu nahingukiye bwa mbere ni muri Zaburi ya 29. Niba ufite Bibiliya imbere yawe yifata uyisome, cyangwa kanza nyigusomere wumva ukuntu Imana yahise insubiza mu kuntu nari nihanishije mvuga ngo Mana nanjye nshaka kumva ijwi ryawe. Uyu munsi nibwo mva ijwi ryawe. Uyu munsi gute nanjye wandeka, nanjye nshaka ko numva ijwi ryawe. Umva ikintu Imana yansubije. Ku murongo wa mbere aratangira avuga ngo muri Zaburi ya 29, mwaturire Uwiteka mwa bana b'Imana mwe, mwaturire Uwiteka ko afite icyubahiro n'imbaraga, mwaturire Uwiteka ku izina rye rifite icyubahiro, musenge Uwiteka mwambaye ibyera. Ijwi ry'Uwiteka. Ahangaha sasa ku murongo wa 3 niho nahise mbona igisubizo, ubwoba buranyica nabandi kumbi kanze nkomeze nsome mwumve. Ijwi ry'Uwiteka rihindira hejuru y'amazi, Imana y'icyubahiro ihindisha inkuba. Niko ko Uwiteka ahindishiriza inkuba hejuru y'amazi menshi. Ijwi ry'Uwiteka rifite imbaraga, ijwi ry'Uwiteka ryuzuye igitinyiro, ijwi ry'Uwiteka rimena imyerezi. Uwiteka amenagura imyerezi y'i Lebanoni, ayikinisha nk'inyana y'inka. Lebanoni ni Siriyoni ahakinisha nk'inyana y'imbogo. Ijwi ry'Uwiteka rishwaza ibirimi by'umuriro, ijwi ry'Uwiteka rihindisha ubutayu umushyitsi. Uwiteka ahindisha umushyitsi ubutayu bw'i Kadeshi. Ijwi ry'Uwiteka riramburuza impara kandi rikokora amashyamba, kandi mu rusengero rwe byose bikavuga biti icyubahiro kibi cyawe. Uwiteka yari yicaye ku ntebe y'ubwami bwe hejuru ya wa mwuzure. Niko ko Uwiteka ahora yimye iteka ryose. Yicaye ku ntebe ye, Uwiteka azaha ubwoko bwe imbaraga, Uwiteka azaha ubwoko bwe umugisha ari wo mahoro. Amen. Nibwo nababwiraga rero uwo munsi nanjye nari nikomeje mvuga ni Imana kujya uvugana n'abandi, njye si n'umuntu, njye niwandemye. Umva rero ibyambayeho. Narasenze koko akunda usenga wizamuye uvuga ngo Mana nanjye. Murabizi namwe bakristo bagenzi banjye murabizi. Ubwo rero icyo gihe nkisomera ijambo uvuga ngo ijwi ry'Uwiteka rihindira hejuru y'amazi, Imana y'icyubahiro ihindisha inkuba.
ni koko Uwiteka ahindishiriza inkuba hejuru y'amazi menshi. Ijwi ry'Uwiteka rifite imbaraga, ijwi ry'Uwiteka ryuzuye igitinyiro, ijwi ry'Uwiteka rimena imyerezi. Uwiteka amenagura imyerezi y'i Lebanoni, ayikinisha nk'inyana y'inka. Lebanoni n'i Siriyoni ahakinisha nk'inyana y'imbogo. Ijwi ry'Uwiteka rishwaza ibiribi by'umuriro. Nahise ndikanga. Ijwi ry'Uwiteka rihindisha ubutayu umushyitsi. Ndavuga ni njye ndinde. Uwiteka ahindisha umushyitsi ubutayu bw'i Kadeshi. Ijwi ry'Uwiteka riramburuza impara. Icyo gihe nahise nikanga cyane kurushaho n'abandi. Mana Nyagasani, ibintu navuze ko ni ibiki? Kandi rikokora amashyamba, kandi mu rusengero rwe byose bikavuga biti icyubahiro kibi icyawe. Ubwo rero ako kanya nkimara gusomera ijambo nahise mpindura isengesho pe. Nahise nongera nca bugufi muri njye n'abana impano mbabarira. Ntabwo nari nzi ko ijwi ryawe rimeze gutya pe. Ntabwo nari nzi ko igisobanuro cy'ijwi ryawe ari uku nguku. Ariko icyo gihe nahise nsobanukirwa yuko mpita mfata umwanya navuga nti Mana, noneho rero niba ijwi ryawe rikomeye kuri ubu rwego rikora ibi byose njyewe ndinde wo kumva ijwi ryawe. Ndongera ndavuga nti Mana, nciye bugufi imbere yawe, ariko nzi neza yuko ujya ukomeza umuntu warangiza ukavugana nawe. Nanjye nciye bugufi nsenga isengesho ryo kwicisha bugufi no kuvuga ngo Mana, banza unkomeze kugira ngo basi numva n'ijwi ryawe nde guhungabanywa naryo, kuko njye ijwi ryawe ndamutse ryumvishe sindi kimwe muri bya bindi bijya bihungabana iyo biryumvishe. Ahubwo njyewe nshobora kuba nagira ikindi kibazo cyangwa se nkaba nakumva ijwi ryawe sinongere no kubaho. Uwo munsi rero nahise numva yuko ijwi ry'Uwiteka mwabantu mwe reka mbabwire, niba uvugana n'Uwiteka, niba wumva ijwi ry'Uwiteka, ndagira ngo nkubwire ngo ushaka ujye uvuga ngo Uwiteka warakoze, kuko ijwi ry'Uwiteka rirakomeye. Yaba Uwiteka avugana nawe acishije mu bahanuzi, yaba Uwiteka avugana nawe biciye mu ijambo rye ukabasha kumva icyo akubwira, aho hose uri kumva ijwi ryiwe. Yaba Uwiteka umwumva ahubwiye wakunda avugana nawe ukumva ijwi ryiwe. Icyo gihe rero ndagira ngo nkubwire ngo ujye ushima Uwiteka, uvuge ngo Uwiteka ndagushimiye kuko kumva ijwi ryawe, kuko Uwiteka ajyaza akakumenyesha amakuru, akakumenyesha ibyenda kuba, akakubwira ati mwana wanjye tware gutya. Ndakwinginze rero nawe ujye ushima Uwiteka, umushimire yuko yakuremye, umushimire yuko yagufasha akagutoranya, kuko yagukuye mu magana menshi. Hari benshi mungana, hari benshi mwavukiye rimwe, hari benshi mwagize amahirwe angana, mwije amashuri kimwe, mukora n'akazi kimwe, ariko ureba aho uri, wigeranye urebe n'aho bagenzi bawe bari. Ndabizi neza igicano yanjye urubyiruko rungana nkanjye nitwe dukunda kuyireba, kuko tujya dukunda kwahurira turi urubyiruko. Njya ndeba nkasanga abantu tungana nibo benshi bari kuri iyi cano. Ndagira ngo nkwinginge rero, ku myaka yose waba ufite, niwongere ugarukire Uwiteka uvuge ngo Uwiteka warakoze. Uwiteka warakoze kundeba, warakoze kundondora ukamenya. Iryo jambo rero niryo numva nshaka kubabwira. Reka mbasengere ubundi dusoze ubuhamya bwanjye bw'uyu munsi. Nakubwiraga ubuhamya na experience yuko nashatse kumva ijwi ry'Imana nkahita ngira ubwoba, ubundi nkubwira ngo wakoze kuntega amatwi. Uwiteka ndagushimiye kubwira ijambo, ndagushimiye kubw'ubuhamya wemeye ko ntambutsa, ndagushimiye kubw'uyu nguyu ugejeje kuri uyu munota akiri kubwumva. Ndakwinginze kugira ngo umuhe umugisha kandi nawe umwagure, uvugane nawe, umuhe ubwenge mu byo akora, mu byo avuga. Ujye umurinda ibibi, umurinde ibidatunganye, umurinde kwishyira hejuru, ahubwo umuhe kugucira gufi no kukubaha. Ndasenze kugira ngo iri jambo naryo ndarisengeye, ndasenze kubw'icano, ntabwo nasengera ijambo rye kuko ijambo ryawe ririsobanura ubwaryo. Ndakwinginze cyane kugira ngo iri jambo uzarigeze kure, uzarigeze ku bwoko bwawe ushaka ko baryumva bazaryumve. Icyo ngwingingiye ni uko imbabazi zawe n'imbaraga zawe ari byo bibaho, ibidatunganye byose ukabindinda, ibidasa neza byose ukabikuraho, n'ibidatunganye byose ukabikuraho mu izina rya Yesu Kristo. Komeza ubane natwe twese rero, ubane n'aba bantu bose bari kuyicano, ujye ubarinda, ubaho umugisha, ubahe imbabazi n'imbaraga zawe. Komeza kubana nanjye kandi ukomeze kumpa ubwenge ndetse no kumpa imbaraga zo kukuvugira ndetse Uwiteka no kukwamamaza mu batakuzi, ko byose nibwo uri gushaka mu izina rya Yesu Nyamajuru akoze. Amen. Ndagira ngo nawe nkubwire ngo niba ufite ubuhamya wabudusangiza muri komenti, ukandika ati nanjye ibi byambayeho ni ibi ngibi, nanjye byagenze gutya. Comment section ni urubuga rwanyu kugira ngo namwe mwisanzure muvuge, sinjye uzavuga njyenyine. Kandi nawe niba ufite ubuhamya wazanyandikira
aho hejuru muri description habamo nimero yanjye, wazanyandikira ukavuga ngo nkeneye kugutangirwamo cyangwa se nkeneye gutanga ubuhamya kuri iyi channel nanjye abandi bakanyumva, cyangwa se nkeneye gusangiza abandi ijambo ry'Imana kuri iyi channel yawe abandi bakanyumva. Sawa, ndabakunda. Ngaho nimukande like, mushyiriho izo comment mbabwiye, nimurangiza musharinga iri jambo rigere ku bantu benshi, ubuhamya bugere ku bantu benshi, buri wese agire iyi experience. Murakoze, amen.